bw'abakarudaya n'ubwenge bw'abakarudaya. Reka nkwibutse neza yuko igihugu cyatakaje ururimi kiba kiri kugenda gisenyuka, ni nako iyo cyatakaje umuco kiba kiri kugenda gisenyuka. Hanyuma rero bari bagambiriye kubigisha ubwenge burimo umuco w'abakarudaya kugira ngo babakuremo ubwenge bw'abaheburayo. Ibihe iyo bihindutse ntago bijyana inkozi z'ibibi gusa, ahubwo hari n'igihe abantu b'Imana bajya bisanga mu mpinduka za bya bihe, ariko hari hihishemo umugambi w'Imana, harimo gushaka kwihishura kw'Imana muri abo bantu. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Ndakwibutsa neza yuko aho uri Imana yagushyize kubw'umugambi wayo. Ibihe bizana n'amazina yabyo ndugu yangu, ibihe bigira amazina yabyo, kandi igihe ni umupasitori ubatiza atarigishije katigisimu, ni umupasitori ubatiza atarigishije umubatizo nshuti yanjye. Igihe kirakubatiza ntunungunike ngo utere imigeri ngo iryo zina sindishaka. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Hanyuma ngo bagere i Babuloni ibihe bihindutse, bavanywe i Yerusalemu. Hanyuma ngo bagereyo Babuloni bahimba amazina. Hanyuma ba Daniyeli na ba Ananiya na ba Azariya na ba Meshayeli Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha utangwa na Nyagasani ubane namwe ibihe byose. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twagira umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana. N'umukozi w'Imana, nimba mvuze ngo n'umukozi w'Imana, ujye ubyumva gutyo kandi umenye ko aba yaje kugira ngo akubere nimba navuga ngo akubere umusare, kuko murabizi ko niyo dushoje tubasaba ko batambutsa nimero ya telefone kugira ngo icyagufashije cyangwa icyo wabonye yagufasha ubashe kumuhamagara mufatanye muri uru urugendo. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru yawe? Ni meza Pascal. Iminsi myinshi wa. Cyane. Uzi ko nkubonye nkibuka yambura yo mu gishanga hariya ndabirambiwe. Yego. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Ndabona uri amahoro. Ndaho. Uratemba itoto kwe. No kubera Imana. Abantu banjye batangiye kumbaza ati se uriya muntu turi kumwe ni umusore cyangwa ni umugabo? Birumvikana ni ngombwa ko tubibwira. Yego. Birashoboka ko hari abantu batubonye bwa mbere. Yego. Cyane kuri Imana irahari itangazamakuru cya Imana irahari TV, ariko Imana ishimwe. Amen. Nitwa Clement rero wiringiye Imana, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore kandi twahawe umugisha w'urubyaro. Imana yaduhaye abana, hanyuma mbarizwa ku itorero rya Batsinda, Paruwasi ni Gasave muri ADP. Nkorera umurimo w'Imana. Yego. Imana ishimwe cyane. Amin. Hanyuma rero ntabwo turi buze gutinda cyane ko twe dukora ikiganiro gito kiri hagati y'iminota 20 na 30. Yego. Kugira ngo umuntu kirebye akirangize, uwumvise ubwo butumwa abwumve aburangize, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Niko bimeze. Mbere yo kugira ngo utugezeho icyo Imana yagutumye, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana, ahasigaye utugezeho icyo Imana yagutumye.
murakoze cyane. Reka turarike buri muntu wese ugiye kuba kuri izi kamera yumva ijambo ry'Imana, tumurarikire gutegura umutima we kugira ngo ijambo ry'Imana ribibwe mu mutima we ari umurima uteguye neza. Mana, mu izina rya Kristo Yesu rifite imbaraga ndetse n'ubutware, nongeye kugushimira ndetse no kuguhimbaza kubw'uburinzi bwawe bukomeye bwabanye nanjye. Waraturinze mu bihe bitambutse, waturinze umujinya wa Satani, twongeye kuboneka muri uyu mwanya mwiza imbere ya zino kamera za Imana Irahari TV. Data Nyiringabo, tuzanywe no kwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Nyemerera Data Nyiribihimana, amaraso ya Kristo Yesu abanze antwikirane n'abanyumva bose, baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Uwiteka Imana igira neza kugira ngo utubone nk'abakiranutsi, kandi Data Nyiribihimana ijambo ryawe rigira umumaro muri twebwe. Urakoze, ugize neza. Ngaho rero ganza kandi utegeke, umwuka wera tubere umuyobozi n'umwigisha, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Hanyuma abantu baratwihanganira, turi mu mpeshyi, umuyaga bari mwinshi, ariko nta cyatubuza kuvuga Imana uko byagenda kose. Karibu rero. Niko bimeze kandi ni nako biri. Twasezeranye kuzakorera Imana mu bihe byombi, kubera yuko ari iyo miterere yo munsi y'ijuru. Hanyuma ni mu nyemerere twihuse dusoma amagambo y'Imana dusanga muri iyi Zaburi ya 11. Turasoma n'umurongo waho wa 3, n'uwo murongo tugiye kuganiraho. Hanyuma tureta dusoma urwandiko Pawulo intumwa yandikiye umuhungu we Timoteyo ibice 2, n'urwa 2 ibice 2 umurongo wa 19. Twumva ukuntu hatubwiye. Bibiliya iravuze ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Nsubiremo iri jambo. Iravuze ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Dusome urwa 2 Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice byaho ni 2, ibice byaho ni 2 umurongo wa 19. Bibiliya iravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Naryo reka turisubiremo. Iravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shimye Imana. Pascal, ndagira ngo abantu bari kutwumva biciye kuri no kamera, tubatangariza aya magambo yuko burya hariho imfatiro, ni nazo rubanda nyamwinshi bubakaho, ariko kandi hariho n'urufatiro. Ndagira ngo tuze gusenga twimurwa ahantu hamwe twinjizwa ahandi hantu. Hari ahantu abantu benshi bubatse, ariko aho hantu hakaba hasenyuka. Ndagira ngo tuhimuka aho hantu, kuko hasa no mu kajagari. Twinjizwa ahandi hantu, twubaka ahandi hantu, twubakwa ahandi hantu hari mu cyerekezo. Imana ishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Ibi nimbivuga buri munyarwanda wese, by'umwihariko uri mu mujyi wa Kigali araza kunyumva cyane, kuko tubonye yuko hari ahantu abantu bubatse, ariko igihe kigeze hantu bari bubatse baza kuhabimura bitewe n'imiterere yaho, bitewe nuko aho hantu bari bubatse hatari hemewe, hari mu kajagari. Hanyuma bituma igihugu kibareberera, bitewe nuko hari ibihe munsi y'ijuru biba bitandukanye. Baravuga ngo iki gihe gishobora gusimburwa n'ikindi gihe cy'akaga kibiza, hanyuma abaturage bakaba bagerwaho n'ikibazo. None bafata umwanzuro nka gavumenti
gavumenti yo kubakura aho hantu barabimura babashyira ahantu hafite umutekano. Imana itugirire neza. Nimba abana b'abantu batekereza batyo bagatekerereza ababo batyo, ntabwo Imana yera yo mu ijuru yabura gutekerereza neza abantu yahamagaye. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Rero nje kuvuga ku mfatiro, ariko tuziveho hanyuma twubake ku rufatiro kuko ari rwo ruzima. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Ndaza gusoza mwereka uru rufatiro rwari rwo, icyakoze cyo turacamo kuri izi mfatiro, hanyuma tuze kumenya ngo urufatiro n'uruhe, imfatiro niziye. Imana itugirire neza kandi Imana idutabara. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Pasika yakora iki? Nimba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Nkwibutse neza yuko umukiranutsi si ngombwa ngo abahanura, umukiranutsi si ngombwa ngo abazwi, umukiranutsi si ngombwa ngo bamaze igihe kirekire mu byerekeranye n'umuhamagaro. Oya, umukiranutsi ni muntu ki? Bibiliya ivuga iki? Mu rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abikorinto, igice cyaho ni icya 5. Iyo usomye n'umurongo waho n'uwa 21, aravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduka gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Uyu mukiranutsi ni muntu ki? Iyo usomye uhereye ku murongo waho n'uwa 17, yaravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Imana ishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Nshatse kuvuga ngo ni umuntu uri muri Kristo Yesu niwe mukiranutsi. Bibiliya iravuze ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Umuntu uri muri Kristo Yesu yakora iki? Umuntu wizeye Kristo Yesu yakora iki? Umuntu wamenye Kristo Yesu yakora iki? Danieli yahanuye ibintu bikomeye mu gice cya 11 umurongo wa 32, aravuga ngo abaca mu isezerano bazayobeshwa gusheshengwa, ariko abantu bamenye Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Imana ishimwe. Iki ni igihe twinjiyemo kandi kiri kugenda nanone twinjiramo, cyerekana abantu bamenye Imana n'abantu bishushanyaga. Nshuti y'Imana, reka nkubwire ngo iki gihe uragitambutswamo nuko wamenye Imana, naho utarigeze ayimenya wubatse ku bindi, igihe cye cyarangiye. Imana idufashe cyane. Muntu wahanuye atazi Imana, muntu wabwirije atazi Imana, umuntu wasengaga ariko atazi Imana, ndamuhagarani igihe cye cyarangiye. Ariko umuntu utaruzwi n'abantu ariko yaramenye Imana, reka mutangarize iri tangazo ngo Imana imufiteho umugambi kandi igihe cye kirakomeje kandi kizanakomeza mu izina rya Kristo Yesu. Aba bantu bagendana ijambo rikomeye riri mu rwa kabiri rwa Bikori n'igice cya 1 umurongo w'10. Pawulo yaravuze ngo ubwo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, twiringiye yuko kandi izakomeza kuturokora, kandi nanone iracyaturokora. Imana ishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Rero ntabwo baterwa ubwoba n'impinduka z'ibihe, kuko bari iwabo w'impinduka z'ibihe. Imana itugirire neza. Imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora. Reka nkubwire ngo umuntu wese uri munsi y'ijuru agira garanti. Ikintu cyose kiri munsi y'ijuru kigira garanti. Ibyo byose ntiriwe ntanga detaye, izo ni imfatiro. Mbarurirwa mu mfatiro. Pascal, ubarurirwa mu mfatiro. Reka nkubwire ngo umugore wanjye abarurirwa mu mfatiro, abana mbyaye babarurirwa mu mfatiro, urusengero cyangwa se idini mbarizwamo rubarurirwa mu mfatiro. Reka nkubwire ngo
ngo akazi kantunga umunsi ku munsi nako kabarurirwa mu mfatiro. Reka nkubwire ngo rero ibyo byose harimo n'inshuti n'abavandimwe, ababyeyi ndetse n'abandi bose, ibyo byose bibarurirwa mu mfatiro. Ariko muri ibyo byose nubwo bibarurirwa mu mfatiro, muri twebwe hari urufatiro. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo iki? Aravuga ngo abirengiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso, ngo ni wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Oh, haleluya, haleluya. Imfatiro zirasenywa, nizo mwari mwabona zitari zasenyuka, mwizishingikirizaho nazo zizasenyuka. Bibiliya yavuze ngo keretse urufatiro rw'Imana rukomeye, haleluya, ruracyahagaze kandi rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abantu. Reka nkubwire, twari dufite insengero zubatswe n'amaboko yacu, zari iz'amatafari n'amabati, ariko reka nkubwire inshuti z'umusaraba, ariko hari abanyabwenge bubatse ku rufatiro, bubatse urusengero muri bo, ariyo mitima yabo. Imana itugirire neza. Pawulo avuze gute? Urwandiko yandikiye ab'Iroma igice cyaho ni cya 12, iryo terera ryandikira ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, araribwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ngo ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, kuko ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Gukorera Imana ntabwo ari ukwicara kuri izi kamera, gukorera Imana ntabwo ari uguhagarara ku gatuti. Inshuti yanjye, ntabwo gukorera Imana ari ukubuzwi n'abantu. Oya, ni ukuba waratanze igitambo kizima kandi gishimwa n'Imana, ari wo mubiri wawe warihaye Kristo Yesu nk'umuzuke. Umubiri wawe atari indiri y'ibyaha, ahubwo warawugomororeye Kristo. Aravuga ngo niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Aravuga ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imana nihabwe icyubahiro kandi Imana nishimwe. Imana ishaka kugendana n'abantu bafite imitekerereze mishya. Imana ishaka gukorana n'abantu bafite kwibwira kuzima. Bene aba ngaba Zaburi ya mbere yabavuzeho, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndacyavuga kuri wa mukiranutsi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, akayibwira ku manywa ndetse na nijoro, ko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ibibabi byacyo bihora bitoshye kandi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo n'icyakoze cyose kimubera cyiza. Imana nihabwe icyubahiro. Fatiro zisenyutse, umukiranutsi yakora iki? Nababwiye ngo buri wese ndetse na buri cyose kiri munsi y'ijuru kijya kigira garanti, tujya tugira garanti, wavutse ni nawe uzapfa, icyaremwe nacyo kizakurwaho, ariko Uwiteka Imana nyir'ibihe niyo itagihinduka. Wandikiye urwandiko rw'Abaheburayo, yarabandikiye mu gice cya 13 umurongo w'8, aravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo na n'uno munsi niko ari kandi ni nako azahora by'iteka ryose. Imana nishimwe. Igihe kimwe bitumye nibuka abahungu bagera muri 4 bigeze kukisanga mu mpinduka z'ibihe, bari i Yerusalemu bubaha Imana, bakorera Imana. Reka nkubwire Pascal n'abanyumva, ibihe iyo bihindutse ntago bijyana inkozi z'ibibi gusa, ahubwo hari n'igihe abantu b'Imana bajya bisanga mu mpinduka z'abyabihe, ariko hari hihishemo umugambi w'Imana, harimo gushaka kwihishura kw'Imana muri abo bantu. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Ndakwibutsa neza yuko aho uri Imana yagushize kubw'umugambi wayo. Imana itugirire neza. Hari icyo ishaka binyuze muri wowe, hari icyo ishaka kugukoresha
umugisha binyuze muri wowe. Rero wikitotombera impinduka z'ibihe, ahubwo ibaze ngo nakora iki ibihe byahindutse. Dusenga Imana tuyibyinga tuyibaza icyo twakora hagati muri ibi bihe, Imana tugirire neza. Naho ubundi tureke ibintu byo kurangara n'urusaku rwinshi ngo dutakaze kwizera. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho ni icya 14 umurongo wa mbere, aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwo kwa data hari amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye. Imana tugirire neza. Niba abahungu rero bageze muri 4, ndavuga Daniyeli, Ananiya, Azariya na Mishayeli, bari Yerusalemu, bitwaga ayo mazina. Ariko ngo ibihe biza bihinduke, reka nguhe itangazo rikomeye. Ibihe bizana n'amazina yabyo ndugu yangu. Ibihe bigira amazina yabyo, kandi igihe ni umupastori wigi ubatiza atarigishije katigisimu, ni umupasiteri ubatiza atarigishije umubatizo nshuti yanjye. Igihe kirakubatiza ntunungunike ngo utere imigeri ngo iryo zina sindishaka. Imana tugirire neza kandi Imana turengere. Hanyuma ngo bagere i Babuloni ibihe bihindutse, bavanywe i Yerusalemu. Hanyuma ngo bagerayo Babuloni bahimba amazina. Hanyuma ba Daniyeli na ba Ananiya na ba Azariya na ba Mishayeli babahandi mazina ajyanye n'ibigirwamana byabo. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo iki? Muri Daniyeli 1:8 iravuga ngo nuko Daniyeli agambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami cyangwa vino umwami yanywagaho. Hanyuma ngo inkona y'umwami yari yashyizweho kugira ngo ijye yita kuri abo batoranyijwe mu bandi bitewe na kriteri bashakaga azabo bakeneye, nabo baje kwisanga muri abo ngabo batoranyijwe. Hanyuma ngo bari bagiye kwigishwa icyerekeranye n'ururimi rw'abakarudaya n'ubwenge bw'abakarudaya. Reka nkwibutse neza yuko igihugu cyatakaje ururimi kiba kiri kugenda gisenyuka, ni nako iyo cyatakaje umuco kiba kiri kugenda gisenyuka. Hanyuma rero bari bagambiriye kubigisha ubwenge burimo umuco w'abakarudaya kugira ngo babakuremo ubwenge bw'abaheburayo, no kubigisha ururimi rw'abakarudaya kugira ngo batakaze ururimi rw'abaheburayo. Mu yandi magambo bagiranga ngo bakamuremo imana yabo, babaterekemo ibigirwamana byabo. Iki gihe rero dusohoyemo nicyo kugira ngo benshi bimure Imana mu mitima yabo. Rero umunyabwenge yagakwiriye kuba maso, hanyuma akarinda ikibitsanyo yabikijwe, akirindishije intwaro z'Imana ari wo mwuka w'Imana. Imana iduhane umugisha, Imana tugirire neza. Amen. Basaba iminsi 10 yo kugeragezwa binywera amazi birira n'ibishimbo, hanyuma ngo babarebe basanga ubwiza baracyabufite. Reka nkubwire inshuti yanjye, ubwiza ntabwo twabukuraga ku ruhimbi, ntabwo ubwiza twabukuraga mu makorari twaririmbagamo, ntabwo ubwiza twabukuraga mu matorero n'amadini twabarizwagamo, ahubwo ubwiza tubukura kuri Kristo Yesu. Hahirwa abantu bomatanye nawe, nibo bantu bagomeje kugira ubwiza no mu gihe gisa nk'iki ngiki. Imana tugirire neza. Ari indirimbo iri kumfasha ya 68 ivuga ngo ntabwo nkwiriye kujya niganyira, ngo nibaze uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, kuko ifite umutima w'urukundo, iki ntungisha ibinkwiriye mu munezero no mu mubabaro hose atuzaniramo amahoro. Reka mbabwire, Yesu yaduhaye ikintu isi itaduha, kivuga ngo mbasigiye amahoro, kandi simba nk'uko abisi batanga. Imana nihabwe icyubahiro. Icyo nicyo kintu gikomeye kiruta amafaranga, icyo nicyo kintu gikomeye kiruta uko wamenyekana, icyo nicyo kintu gikomeye kuruta urugo washaka, nicyo kintu gikomeye kuruta akazi ukeneye. Nshuti y'Imana, mu munezero no mu mubabaro turashimira Kristo yuko aduhama amahoro. Ageze ku gitero cya 3 aravuga ngo Mana yanjye komeza ujye ufasha, ngo taramire nteze icyo umbwira, mpora nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. Aravuga ngo no mu bikomeye biri ubu undamburira amaboko, umpa imbaraga kubw'ubuntu bwawe kugeza igihe uzazira kunjyanira. Imana itugirire neza. Nubwo iki gihe
kituje hari rusange, ariko reka mbabwire ngo turi abantu batandukanye bari ahatandukanye, tuzagenda tugerwaho n'ibintu bitandukanye. Imana tugirire neza. Rero biragusaba kugira ubwenge bwo kumenya uko kwiriye kwitwara huri n'ibyo uri kugenda uhura nabyo. Nkwibutsa neza yuko nubwo bose bisanze i Babuloni, ndakwibutsa yuko batatu bagiye guhura n'itanura, umwe ahure n'urwobo rw'intare. Nshuti yanjye uze kuba maso, icyo ukora si cyo nkora, ikintunze si cyo kigutunze, ayo wize ntabwo ariyo nize. Rero uze kuba maso utaza kwishinga undi, ibyawe bigasigara bisenyuka. Imana tugirire neza, Imana turengere dutabara. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki, ngo umwami Nebukadinezari mu gice cya 3 cya Daniyeli, ngo mu kibaya cya Dura ahagarika igishushanyo gikozwe mu izahabu, hanyuma ashyiraho itegeko ryo kugitaha, yuko umuntu wese agomba kubara aracyumva ibivuga, amajwi matoya ndetse n'amajwi arenga, harimo amabubura n'amasambuka n'amakondera, yuko ari buze kubarara agapfukamira aramya icyo gishushanyo cy'izahabu. Ariko reka mbibutse neza yuko aba batatu, aba bane bafite amategeko y'Imana yabo. Irya mbere rivuga yuko nta yindi mana bakwiriye kugira mu maso y'Imana yabo, ngo bayisenge, bayipfukamire, bayubararire, yaba icyo mu ijuru cyangwa se icyo mu isi cyangwa se icyo mu mazi, ahubwo bakwiriye kuramya Imana yonyine. Imana tugirire neza. Reka nkubwire ngo wowe ukizirikana iyi Mana mu mutima wawe, ni wowe igiye kugendana nayo. Imana tugirire neza kandi Imana dufashe. Reka rero mbinginge mbabwira ngo nimwimuke ku byo mwari mwubatseho bidafite umumaro, ahubwo mwubake kuri Kristo Yesu, kuko ari we rufatiro ruzima. Imana tugirire neza kandi Imana turengere. Aba bahungu bagumana kubaha Imana mu mitima yabo, hanyuma ngo abandi bose barubarara. Tegeko rigendana n'ibihano. Igihano cyari cyateganyijwe cyari itanura ry'umuriro. Nshuti yanjye ugira ubwenge muri iki gihe cya none, kuko ibikangisho by'umwanzi ni nk'intare iziritse, ziratonoma ariko zigize zite, ziraziritse n'ibikangisho gusa. Imana ishimwe. Bitumye nibuka Zaburi ya 93 umurongo wa 4. Bibiliya yaravuze ngo amajwi y'amazi menshi, inzuzi ziteye hejuru, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Imana tugirire neza. Dushimiye Imana yuko iyo twizeye iri hejuru ya byose, hejuru y'abami ndetse n'abatware komeye, hejuru y'abami ndetse n'abamarayika hariyo Imana ikomeye, ari hejuru y'abakomeye. Haleluya, haleluya. Yesu ari hejuru, ari hejuru, ari hejuru, ari hejuru y'ibikomeye, ari hejuru y'abakomeye, ari hejuru y'intambara, ari hejuru y'ibitugerageza. Nimuhumure, nimumwizere wenyine, niwe banza ryo kwizera. Imana tugire neza. Bibiliya ivuga ngo iki, iravuga ngo aba bahungu banga kubararira iki kigirwamana. Hanyuma umwami barabimubwira, ngo abatuma barababaza ngo nimwe mwabyitumye. Barangije baramubwira bati, twebwe umwami Nebukadinezari nta yindi mana tuzubararira uretse Imana yo mu ijuru. Arababwira ati reka mbahe promosiyo basha, nimwemera mu kubarara noneho kuri inshuro ya 2, ni ukuri rwose nta kintu ndi bubatware, ariko nimutubarara sinzi ndi iri bubankize amaboko yanjye. Abahungu baramubwira bati apu, nimba ari icyo uvuze mwami nyagasani, twebwe rwose Imana dukorera turayizi, niyo twubatseho. Imana dukorera ibasha kudukiza, kandi nawe itadukiza amaboko yawe ntiyadukiza nkibuze imbaraga, nkibuze ubushobozi. Turayizi, twarayizeye, twarayimenye, twebwe tuyizi neza. Ishobora kubirekeshwa n'izina ryayo cyangwa icyubahiro cyayo. Hari ikindi yari igambiriye kuri twe cyangwa se no ku bandi bose. Baravuga ngo ntago turi buze kubararira ikigirwamana, igishushanyo cy'izahabu yawe wahagaritse. Hanyuma ngo mwamaze ibiranwa n'uburakari, atanga itegeko ry'ikubagaho ngo babahambira amaboko ndetse n'amaguru, ngo barabaterura bajugunya mu itanura ry'umuriro. Mfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Yakomeza kubaha Imana.
Imana tugirire neza. Reka nkubwire ngo muri iri tanura abakomeje intego yo kubaha Imana, Imana ije kubana nabo, babajugunywemo baboshywe, babajugunyamo ari batatu, ariko umwami Nebukadinezari agiye kubareba ngo asanga si bakiri batatu, asangamo bane, kandi uwa kane ntawe umubwirije, yaramwihishuriye, aramumenya, aravuga ngo afite ishusho nk'iy'umwana w'Imana, kandi ahita atanga itangazo, aramamaza ku batware ndetse n'ab'intebe ndetse n'abacamanza, arababwira ngo nimwumve, twabanazemo harya bameze bati bari baboshye amaboko n'amaguru, arababwira ngo mbabonye batambagira mu muriro rwagati kandi bagize bate babohowe. Imana tugire neza. Aka gaheni kaguze kugusiga ukiboshye, ahubwo uze guhagararana n'umuntu uri buze kukubohora. Imana tugire neza. Nyemerera dusenga n'Imana. Fatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Yasenga, yakubaha Imana, yakomeza gukiranuka. Imfatiro zisenywe, wakora iki? Wakoresha uburyo bwose Imana igutegeka, ikuyoboyemo, ukagomeza kubana n'Imana gusa. Imana tugirire neza. Nshoreshe hano hantu rero ngira ngo dusenga n'Imana. Muririmbyi wa 70 gitero cya 3 yaravuze ngo Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda, irabizi, iratuzi, Imana iraturinze. Imana tugirire neza. Fatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho amagambo ngo Uwiteka azabe. Icyangombwa nuko Uwiteka kuzi, icyangombwa nuko Uwiteka nzi, icyangombwa nuko Uwiteka agize ate atuzi. Icyo cy'ingenzi. Dusenge Imana. Mana, mu izina rya Kristo Yesu rifite imbaraga ndetse n'ubutwari, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, nguhimbarisha ineza yawe n'urukundo rwawe, nguhimbarisha imbabazi zawe no gukiranuka kwawe, nguhimbarisha ijambo ryawe kandi rikomeye. Rengera aba bagabo, tabara aba babyeyi, aba basore ndetse na zino nkumi, tabara itorero ryawe, abakozi bawe muri rusange. Tugeze mu bihe bigoye kandi biruhije, nyemerera Uwiteka Imana igira neza. Imfatiro zo zirasenyuka, ariko urufatiro rwo rugomeza ruhagaze. Kristo ariho none, n'ejo yarariho kandi azahoraho. Nyemerera uduhe kuburira amaso kuri we, uturinde kugomeza kuhanga amaso yacu ku misozi, kuko ubwayo ijya yimurwa itabimenye ndetse ikubikanwa n'uburakari. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, yerekeze mu matwi y'abaryumvishije, kandi imitima yabo izirikweho iryo jambo, kugira ngo itegurirwe kuzaragwa ubugingo. Urakoze kubyumvishije, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha.